Ibihe byiza cyane kuri wowe mukunzi wa Kigali Tube nawe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Reka nizere ko amaze gukora subscribe kuri Kigali Tube kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe izajya igucika. Hanyuma amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Hanyuma kandi reka nkubwire company ushobora gukenera cyangwa se ushobora gukenera services zayo, ni company yitwa platnumz International. Ni company yagufasha kohereza ibicuruzwa cyangwa se ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se gutumiza amakontineri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abacuruzi bashaka gutangira ubucuruzi, mwatumiza ibicuruzwa byanyu hanze y'igihugu cy'u Rwanda bikabageraho mu Rwanda mu minsi mike kandi ku giciro kiri hasi cyane. Abantu bashaka kwimuka bava mu Rwanda bajya imahanga bagatwara ibintu byabo, abantu bashaka kwimuka bari imbere mu gihugu, abantu bakeneye ababafasha kudedwana ibicuruzwa byabo kuri za gasutamo, platnumz irahari ku bwanyu. Muramutse mubakeneye mwabasanga mu mujyi wa Kigali hafi ya Convention Center, bakorera mu nyubako izwi nko kwa police ni naho Star Times ikorera, cyangwa se ukabahamagara cyangwa se ukabandikira kuri 0788305577 ubundi bakaguhereza service nziza cyane. Hanyuma ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize hari inkuru yari gutrendinga cyane mu binyamakuru byandika, ku mbuga nkoranyambaga, ku ma Instagram, ama Twitter, ama Facebook, ahantu hose, ku ma YouTube. Niyo nkuru yari gutrendinga cyane kurusha izindi, ni inkuru ya Ndimbati cyangwa se Uwihoreye Jean Bosco. Ubu ngubu arafunze ndetse bamukatiye iminsi 30 y'agateganyo, bafunzwe iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ubushinjacyaha bukiri gukora iperereza kugira ngo bamenye byinshi ku kirego cye, nikimuhama azakatirwe ariko nikitamuhama azasohoke. Ariko kugeza aka kanya Ndimbati afungiye mageragere ndetse ashinjwa gusambanya umwana utujuje imyaka, no kuvuga utagejeje imyaka 18. Ngira ngo ibyo byose murabizi ndetse mwarabyumvishe, ndetse n'abamufasha mu by'amategeko, abamwunganira mu by'amategeko mwumvishe ibyo batangaje, bari kugerageza kujurira kugira ngo barebe ko Ndimbati yafungurwa vuba bishoboka. Bari no kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, ariko byarangiye bamwohereje imageragere. Ubu niho afungiye mu minsi 30 ye y'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Iyo nkuru ntabwo ariyo tugiye kugarukaho, ahubwo hari umugabo witwa Kwizera Evariste, niwe washakanye na Mukaperezida. Ngira ngo ino couple yaratrendinze cyane, murabizi mu bihe byashize. Abantu babikurikiranye cyangwa se bakurikirana imbuga nkoranyambaga ndabizi neza murabizi. Kwizera Evariste yashakanye na Mukaperezida umurusha imyaka 27. Nyuma y'icyo gihe hashize igihe gito babanye, Kwizera Evariste bamushinjije gusambanya umwana utujuje imyaka ndetse icyaha kiramuhama, akatirwa imyaka 10 ariko biza kurangira afunguwe. Ku munsi rero w'ejo ni nabwo kandi hamenyekanye andi makuru avuga ko Kwizera Evariste n'ubu ngubu ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, ashinjwa gufata ku ngufu umukozi yakoreshaga mu kabari ke. Ku munsi w'ejo nibwo inkuru yabaye kimomo, aho Kwizera Evariste washakanye n'umurusha imyaka 27 yongeye gutabwa muri yombi. Kwizera Evariste wamamaye kubera gushakana n'umugore umurusha imyaka 27 yongeye gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Amakuru dufite ndetse dufitiye n'amashusho ndetse n'amafoto yemeza ko Kwizera yaterewe muri yombi ahatuye mu kagari ka Ruhimbi, umurenge wa Gishari, mu karere ka Rwamagana, ubwo RIB yari maze kumenyeshwa ko uyu mugabo yafashe ku ngufu umukobwa usanzwe umukorera mu kabari ke. Uyu mugabo witwa Kwizera Evariste bivugwa ko mu masasta z'ijoro zo ku itariki ya 12 mu ijoro rishyira ku itariki ya 13, no kuvuga ku munsi w'ejo hashize, bivugwa ko mu masasta z'ijoro yagiye ku kabari ke kari nko muri metero 150 uvuye ku rugo rwe, hanyuma ngo akasanga umukobwa rusanzwe amukorera, hanyuma agahita amufata ku ngufu. Mu gitondo cyo ku wa gatatu ku munsi w'ejo washize ku itariki 13 Mata 2022, polisi, RIB, abayobozi bo mu nzego z'ibanze n'abaturage benshi bageze aho bikekwa ko icyaha cyabereye. Kwizera atabwa muri yombi, ariko mu masaha nk'abiri ashize agarurwa mu rugo mu gihe iperereza ryari rikomeje. Mu masaha 5 zo ku munsi w'ejo ku wa gatatu, RIB yajyanye Kwizera kuri sitasiyo yayo ya Kigabiro mu gihe iperereza rikomeje.
ibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye kuri Kwizera Evariste washakanye n'umuntu umurusha cyangwa se n'umugore umurusha imyaka 27 kubera ko muri Kanama 2019 nabwo Kwizera igeze gutabwa muri yombi akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana bikamuviramo gutwita ndetse no kubyara. Urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwaje kukimuhamya rumukatira igifungo cy'imyaka 10 ariko nyuma aza kurekurwa. Ntabwo ari ubwa mbere agaragaye cyangwa se ageze mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ashinjwa igitsina gore. Ni ukuvuga ko bwa mbere yari yasambanyije umwana utuje imyaka 18 naho ku munsi w'ejo hashize yari ari gushinjwa gufata kungufu umukobwa wakoraga mu kabari ke. Ariko nubundi iyi couple ijya kubana cyangwa se Kwizera Evariste ajya kubana na Mukaperezida, ngira ngo murabyibuka ibyavuzwe byose, ibitekerezo byagiye bitangwa ku mbuga nkoranyambaga. Ibitekerezo byinshi byagiye bitangwa byagarukaga kukuba Kwizera Evariste umugabo wa Mukaperezida nyine agiye kubana na Mukaperezida amukurikiye amafaranga bitari urukundo rwa nyarwo, ndetse ngo kimwe mu bizabigaragaza nuko Kwizera Evariste azajya aca inyuma Mukaperezida. Ibi ni ibitekerezo byagiye bitangwa nubwo bo ubwabo mu biganiro bagiye bakora bavugaga ko bagiye kubana ari urukundo ndetse bagasomanira imbere ya kamera bagaragaza ko urukundo ruhari ndetse ibintu byose bimeze neza, ariko benshi bahurizaga kukuba Kwizera Evariste yikurikiriye amafaranga ndetse ikintu kizabigaragaza ari uko azatangira guca inyuma Mukaperezida umugore we. Ntabwo ari ubwa mbere ese ntabwo ari ubwa kabiri. Ubwa mbere yamuciye inyuma ku mwana utujuje imyaka, icyaha kiramuhama akatirwa imyaka 10 nyuma za kurekurwa. Ejo rero ku munsi washize ejo hashize nyine ku munsi wo kuwa gatatu nibwo yongeye gutabwa muri yombi azira gufata ku ngufu umukobwa yakoreshaga. Eka dutegereze turebe tuzamenya ukuri kw'ibi bintu, ariko ntekereza ko byaragaragaraga kubera ko yorebaga Kwizera Evariste ukareba na Mukaperezida wabonaga ko hari ikintu kindi Kwizera yikurikiriye kitari urukundo rwa nyarwo. Mu by'ukuri ibi rero biri kuba ni biri kugaragaza ibyari bihari icyo gihe ndetse n'ibitekerezo byagiye bitangwa. Unarebye Kwizera Evariste yaguwe neza cyane no kubana na Mukaperezida, aragera byibuha cyane amera neza cyane. Rero reka dutegereze turebe tumenye amakuru azaza nyuma y'ibi ngibi, ariko igihari nuko ubu ngubu ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Dutegereje kumenya imyanzuro izava mu iperereza rikomeje gukorwa. Hanyuma kandi tugarutse ku bya Ndimbati gatoya nawe utorohewe ndetse nawe ushinjwa icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka. Nkuko nabikubwiye ubu Ndimbati ari mu minsi 30 yakatiwe n'ubushinjacyaha ndetse imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, aho bajya kumukatira cyangwa se kumuhereza iminsi 30 afunze mu gihe iperereza riri gukomeza. Bitaye ku bintu bibiri ngira ngo ni ifishi ndetse n'igitabo cyakuwemo ayo makuru ari ku ifishi, ndetse n'ubuhamya bwatanzwe n'umutangabuhamya akaba ari umumama wakoreshaga uwo mukobwa witwa Kabayizi Fridausi, akaba ari wagiye kurega Ndimbati muri RIB. Ikirego cye kigakurikiranwa akaza kugezwa imbere y'ubushinjacyaha. Ubu ngubu rero akaba ari mu minsi 30 ye imageragere. Reka nawe dutegereze turebe uko bizarangira. Ayo niyo makuru ahari kugeza aka kanya, ndetse ibindi byose tuzagenda tubibakurikiranira tunabibagezaho 5 kuri 5. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, hanyuma company yitwa Platnumz International Company wakorana nayo mu gihe ushaka gutumiza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abacuruzi bashaka gutumiza ibicuruzwa byabo hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se abantu bashaka kohereza ibintu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se abantu bashaka kwimuka bava mu Rwanda bajya imahanga bagatwara ibikoresho byabo ibintu byabo, cyangwa se abantu bashaka kwimuka bari imbere mu gihugu, abantu bashaka ababafasha kudedwana ibicuruzwa byabo. Kuri za gasutamo company yitwa Platnumz International yabafasha cyane ibintu byose bikagenda neza cyane. Reka rero nkomeze kugushimira cyane ndetse nkurangira n'ahantu wabasanga. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi ya Convention Center ku nyubako izwi nko kwa Police naho hakorera Star Times, cyangwa se ushobora no kubahamagara cyangwa ukabandikira kuri 0788
0783555777 ubundi ibintu byose bikagenda neza cyane. Reka nizere kumeze neza ndetse ibyirimo byose bikomeje kugenda neza cyane. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, kuri Instagram nitwa Ikwishimwe 13 naho watangira ukankurikirana, hanyuma gahunda zose zigakomeza kugenda neza cyane. Komeza kugira umunsi mwiza, Imana ikomeze kubana nawe.